Aye, sina makuru atandukanye rero ni Rotorovizeri TV unadukurikira kuri wa3.rotorovizeri.com. No Rutambi Gilbert ndetse na Gaëtan Sanzineza. Gaye nakubazaga. Yes. Ejo herukira gutora amafaranga. Niga muri primaire. Niga muri primaire mu wakane. Baze yo myaka ishize brother. Cyane. Reka nzayitesha uratori. Wabukoze. Ane bibaze nyata nk'inyuma ya hari umuntu mukayarwanira. Nakwicara. Wari wabona nk'abantu babonye amafaranga ari babiri. Umwe agahita avuga ngo nari nayapangiye. Nari nayapangiye. Kiba ikibazo gikomeye. Sanga ari problème kabisa. Goro twizere ko meze neza cyane, umeze neza? Yes, meze neza. Ku ishuri ngo mu Bugesera hano bita ni Mwogo. Turakubitsa tubangura ni mu karere ka Bugesera mu ishuri rya Groupe Scolaire Kagasa. Ni muri Mwogo. Mwogo. Abanyeshuri biga bicaye hasi. Hasi kumbaho cyangwa kwa kundi kera twe. Hasi ku butaka. Ibi bintu ntago nabiherukaga. None se ko mbona barabicaye ku ntebe abangaba bicaye hasi baba babaye. Ariko umenya meya atabizi. Umenya meya atabizi. Umenya meya atabizi. To abangaba bicaye hasi. None se intebe zabaye nkiya kuri ishuri? Urambaza nanjye nkubaze. Amakuru hari nuko mu karere ka Bugesera. Sibyo? Mu ishuri bita Groupe Scolaire Kagasa. Riri mu murenge wa Mwogo. Abanyeshuri biga bicaye hasi. Ese ndibaza directeur w'iki kigo babizi? Atabimenya? Ni 9 GS. Ni Groupe Scolaire? Nago none se njye ndibaza. Oheruka subundi ibi bintu ubiheruka ryari. Ubundi hari ibintu mu Rwanda umuntu abona agahita yikanga. 2025. Wari wabona umuntu ufite amavunja ubu ngubu? Oya. Wari amavunja buri aterwaga nuko abantu batambaraga inkweto. Wari wabona umuntu ugenza ibirenge? Kare. Guturuka i Kigali ukagera Bugesera cyangwa ugaturuka Kigali ukagera za. Hari abantu kera bajyaga bajya nko mu isoko. None yajya akazizana zitwe nko mu ntoki wenda yajya kugira mu isoko. Hari umuntu urabona uri kugenda kurura nk'ihene mu mujyi. Wenda ngo ace nk'imbere ace nk'imbere ya shika afite nk'ihene cyangwa yambaye bote cyangwa afite nk'imyata cyangwa afite amaga. Bote zo wenda wazambara bitewe n'akazi kawe. Nta n'umuntu ufite amabinga nkibona. Amabinga biterwa n'amatama y'umuntu ukonagana. Ubundi hari ibintu ubona mu Rwanda ukikanga nko kubona umwana yiga yicaye hasi. None se ubu ngubu ngewe ndi kwibaza ndabizi ko guhera hari umuntu ufite imyata urabona guhera muri ministeri y'uburezi. Kera nibwo abana ngo bigaga menya twebwe hari twaragize bitangiye gushiramo ukumva abana ngo bajyanaga amazi mu ishuri ngo bicara ku misambi n'amatafari bakabanza bagatera amazi kugira ngo imbaraga zitabinjira amazi hasi kugira ngo bagire abenshi bize mu iyo system. None se ubu abantu bubatse bubatse amashuri bashyiramo sima bibagirwa intebe. Nese ubu zino ntebe nizingase mbona ari nk'esheshatu. Nyine hari n'ibintu biba bisaba ko amakuru ajya hanze. Byanze bikunze ntago wavuga. Ntago wavuga ngo uburezi bw'u Rwanda bufite ikibazo. Uyu mudirecteur namwirukana. Uyu mudirecteur yavuganye na meya konzi ko meya wa Bugesera ari umuntu uri kuru. Mutabazi abimenye yahita mwirukana. Umuntu nzi mu gukemura ibibazo by'abaturage. Kuko ndabizi neza. Aragerageza. Ku rwego rw'akarere, intara, umurenge. Nari abantu bashinzwe education se? Yes, basiwo. None se ntago basura amashuri ngo babwirwe ibibazo bihari? Nuko ahubwo hari ibintu bita inspection bibaho. Ubundi siwo ku murenge ushinzwe uburezi. Wagakwiye kuba ufite amakuru ya buri shuri. Unahajya. Byibura se yakoze ubuvugizi. Unahatemberera kuko niwe hujya mu nama. Ikindi directeur uyuyobora ikigo ntago ugomba kuba baringa. Biratangaje. Directeur ubundi nimba yije ahantu akabona abana bicaye hasi. None se umwana wicaye hasi gutya yagize ishyaka ryo kubwira siwo ikibazo gihari kirananirana wenda abonye siwo atabyumva neza akigeza kuri meya kirananirana ku buryo abana bashobora kwiga bicaye hasi. Karere se ari umuntu ushinzwe uburezi. Yagombye kubibwira umuntu ushinzwe uburezi mu karere. Buri hari ikintu nabonye mu Bugesera. Primaire zaho no mu bizamini uko byagiye bigenda. Bari imbere. Ariko ahanga wambwiye ko ari muri Groupe Scolaire muri GS wambuje kwita 9 urumva none ari kwibaza uyu mwana usibye wenda kumwicaza hasi mu byukuri uyu mwana afite umugongo wo kumara amasaha 2 yicaye gutya ntawe iryo shuri ubwo se azafata no gushinyiriza azatsinda se none baza nimba afite uniforme imwe yicara hasi gutya arataka ifura iyo uniforme ntago yamara ukwezi ikindi cya kabiri uyu mwana ni azajya ahora ziko ariko uburezi bw'u Rwanda bumeze cyane. None se wamubwira yuko ari abana biga bicaye neza yenda yaho twavuga ngo babyiganaga buri hari ukuntu wenda mu ishuri wenda abana bashobora wenda kuba benshi. Si wowe wa Mwogo wamugiriye inama?
namugira inama yo kuva kuri uyu mwanya kubera ko ntaguze ikintu cyamuzanye. Oya aho waba uvuniye mu mavi. None se ubu ngubu reka mubwire umwana we usibye kuba ashinzwe uburezi wenda mu murenge wenda tugenda no mu karere wasanze umwana yicara hasi gutya diregiteri w'ikigo yamubwira yuko ikigo cyabuze ubushobozi bwo gukoresha intebe, yamubwira yuko wenda yakoze ubuvugizi ntihagire ikintu bamukorera. Njye nakubwiye ngo ibi bintu kandi akarere ka Bugesera avuga ko ari akarere k'ubudasa. Ni akarere k'ubudasa. Kereka niba harimo n'ubudasa n'ubu ngubu. Ibi bintu ntabwo meya abizi. N'ubusabye byabura ubudasa. Ntabwo meya abizi, meya abizi cyenda abizi ndamuzi igihe yaba yaragikemuye kera. Ahubwo ni bya bindi by'inzego zo hasi usanga gukemura ikibazo cyangwa kugaragaza ikibazo gihari. Ikibazo cy'intebe. Rimwe na rimwe bari abantu bajya mu manama bagatanga 100%. Nyamara mbona uvuze ikibazo gihari ntugende ushaka kugaragaza, nta muntu ushoboye kugaragaza ibyiza gusa. Wigaragaza ibyagezweho mu murenge. Uragaragaza ibyiza se uri muri paradizo, uri mu ijuru, uri hehe, ugaragaza ibyiza. Turi mu isi. Hano ni ikagasa. Aho ngaho ni groupe scolaire Kagasa. Bari yibyo ikibazo kihaba. Bajya mu manama. Bakagenda bagaragaza ibyiza gusa. Gusa byonyine. Uramutse unavuze ati hari kitagenda nabonye abana bicara hasi. Agushinga urwara akakubwira ati mbabarira. Kugira ibyo bintu. Ariko ngira ngo aramutse agiye mu nama akavuganye kubahwa meya ku karere bajyayo dufite ikibazo cy'abana biga kuri iri shuri hari ikibazo biga bicaye hasi. Urumva ibintu byoroshye cyane rwose. Aho kugira ngo umunyamakuru arinda asimbuka afata ifoto nk'iyi. Biteye ubwoba ariko ndakeka ko nibigera ku muyobozi arabikemura kandi bigende neza. Cyane rwose. Kandi dushima cyane igihugu aho kigeze. Hari indi bivuga ngo aho ugejeje ukora mana mbaye nshimiye cyane rwose. Aho uburezi bugeze n'amavugurura agenda akorwamo. Gusa niyo ministeri yagize abayobozi. Cyane narindi kudasenga. Ngiyo ndirimbo warayimenye uti. Ariko ndumva gusenga no kumva se buriya ntibyagombye kujyana. Uzajya wumva gusa nusenge. Ngerega ndi umukristo. Ndi umukristo pe. Kegera i Nyanza mu majyepfo imyumbati mu badahigwa. Ariko ngewe ikintu ushaka mu badahigwa icyo ndi kwibaza ubundi kubera iki iyo bavuze tuvuye mu Bugesera mu Iburasirazuba twerekeje mu majyepfo mu ntara y'amajyepfo. Ariko Nyanza n'ubundi hana imbibi n'akarere ka Bugesera. Abaturanyi ubwo babyara abana bagize bateze. Oya ntago basa. Ibyo ntago mbizi n'imigane ya kera. Aho ngewe ikintu nibaza kubera iki uyu munsi izina wenda mbere yuko tugera kuri iyi nkuru izina Mukase ryahindutse icyasha cyangwa se umuntu udashobokanye n'uwabereye Mukase. Iyo ukivuga ngo Mukase w'umuntu no kuvuga step mother no kwango Mukase w'umuntu ubusanga ibintu bibiri uzumva nguri ya mwana na Mukase n'umugore na mukeba we kugira ngo baza abahuza ni 70 abahuza ni gake kwijana. Ako ni bari gitoko yize kurimba ngo nyina wone nabare nyuko ngo nyina w'umuntu ntajya ngo ntago ari nyoko. Abahuza ni bakeya kwijana. Impamvu rambivuze nuko uyu mukecuru agiye kurandura imyumbati banza tubwire ibyo nkuru rero. Umukecuru yagiye kurega. We yagiye kurega ko yafotowe baramufunga. Niko mutwe inkuru ivuga. We baramufotoye ajya kurega ahubwo wakwibaza ngo bamufotoye ari gukora iki. Umutwe inkuru bavuga ngo umukecuru yagiye kurega ko yafotowe baramufunga. Wenda ubwo narinzi ko bamufotoye nyine nkuko umuntu yatambuka umuntu akamufotora atamwatse uburenganzira. Nyine umutwe w'inkuru no kuvuga yagiye kurega ko bamufotoye agezeyo baramufunga biramukomerana cyane. Serivisi yaragiye gutanga niyahe yari yakoze iki yayibona kuri station ya polisi Busasamana hafungiye umukecuru bikekwa ko yaranduye imyumbati yuwabereye Mukase. Iyi ni imyumbati aho bivugwa ko yafashwe amafoto ayirandura agiye kurega ahita afungwa. Byabereye mu mudugudu wa Nyarunyinya akagari ka Nyanza umurenge wa Busasamana mu karere ka Nyanza. Cyangwa yarazi yuko telefone idashobora gufotora umuntu. Dore uko byagenze. Umukecuru byanze bikunze yarafite amakimbirane ibyo byose n'uyu mwana abereye Mukase. N'uyu mwana abereye Mukase. Noneho yafashwe ifoto ari gukora icyaha. Ubwo uriya mwana yarajyara mufotora. Nuko wasanga umuntu ari kurandura imyaka ukifatira telefone ukamufotora. Nuko wasanga ndi kugutemera insina akamugatisha uramfotoye ndajya kukurega. Uramfotoye ndajya kukurega. Kandi ibyo uri gukora nibyo nibyo bibi cyane kureza ibyo
kurenza ibyo nkoze. Ubwo njye nibaza ku buryo byari byagenze. Urumva byanze bikunze umwana uwabereye mukasi ashobora kuba yari afite urumva yafashe ibimenyetso n'ibimenyetso byohereza mu buyobozi n'ikirego kuko ribu ntabwo yapfuye kumufata gusa. Buriya hari igihe ujya kuri ribu ukagenda uzi ko ugiye ahubwo ugasanga bashakishwa bakaba turakaza neza mboga ziza. Ariko ibi ngibi ni urugomo. Kurandura imyaka yo mu murima birahanwa n'amategeko. Agezeyo rero baramufunga. Ese ubundi umuntu aranduye nk'imyaka gutya bahera ku cyabiteye icyaha cyo kurandura imyaka y'undi ni nk'urugomo gifatwa gute mu mategeko? Ni icyaha gihanwa n'amategeko, ntago ari ikosa. Kira ni icyaha mu mategeko y'u Rwanda kiranditse. Kwangiza ushobora hari kwangiza ku bushake, ntago ari ukwangiza ku bushake. Ubwo nuko wajya birasobanutse ni ukurandura imyaka, kwangiza imbago n'ibindi ibyo ari byo byose birimo mu itegeko birasobanutse. Kurandura imyaka yo mu mirima, kurandura imbago bitandukanye no kwangiza ikintu cyundi. Hari ukwangiza ikintu cyundi nkuko wafata iyi mikoro yacu cyangwa iyi kamera ukayimena, no kwangiza ikintu cyundi. Ariko uziko ni itegeko kwaryo n'irindi ni itegeko. Iyo bataza kumufata buriya ntabwo ari kuzabyemera. Ntabwo ari kuzabyemera. Urumva iyo byibura nk'ifoto iyo bataza kuyohereza. Urumva wenda ngo bayohereze kuri polisi. Ko numvise ari kuri polisi abusasamana. Iyo bataza kuyohereza yari kugenda akavuga ngo ni station cyangwa yaraze ko bamutunze telefone gusa. Wenda yaravuze ati buriya yagiye nyiri urumva byanze bikunze aha hantu haza n'amatiko yo mu biturage. N'amatiko mu muryango cyane. Hariya buriya muri karakarere ka Nyanza haba imanza nyinshi zijyanye n'imbonezamubano n'imiryango. Hariya ahantu IRPD yubatse hari ahantu bitaga Mutakara kera urahazi? Oya, ariko ndumva narahumvise. Nese ntuzi ko ishuri ry'amategeko riba Inyanza buriya? Hariya IRPD ndahazi. None se Mutakara ntuzi ko ariho umwami yaciraga imanza agakemura n'ibibazo? Kumbe hakuzi ko ari byo byashoboka rwose. Ariko rero abantu ikintu bagirwa inama kwirinda gusiragira mu manza zidashinga. Ahubwo kwirinda kurandura imyumbati biramarira icumu. Uri umuntu mukuru ugiye kumubuza kurya uzamugaburira abana buzabatunga murahigana amakimbirane yo mu ngo mu miryango. Bino bintu usanga nk'abantu bapfuye imyumbati umwe yishundi undi aragiye atemye isina zundi cyane. Impamvu tuvuze kara karere ariko uzigire sampo mu turere uzasanga imanza nyinshi abantu baburana u Rwandanze. Urwo ntago ari u Rwandanze we wikoroshya ibintu. Uruzi ko hari igihe umuntu akubura akabona yarakuvuze neza yamara gukubura akavuga ati nk'iriya hene wayiha imyumbati igapfa. Icyo gihe niwo gufata kunda umuntu abagufashe kunda nazo babwiye ko bagukunze umuntu ujya kurandura imyumbati wahinze wenda warabagarishije cyangwa ariko harimo n'ibintu by'ubugome n'ubutindi. Nyine n'ubugome buri abantu bagombye kubahana by'intangarugero. Abantu bahora baburana cyane nabyo hazamo n'ibintu by'ubugome kandi ikindi usanga ari abakene. None se ubwo wabona umwanya wo gutekereza ibintu bibi ukabona n'umwanya wo kujya gutekereza ibintu byiza byagwa amafaranga. Hari abakire bakunda imanza ugira ngo bagireze amafaranga z'amabanki. Umukire atashwanye na banki cyangwa ikindi kigo cy'imari abari rwiyemezamirimo wenda baramwambuye cyangwa yarabambuye baramwambuye cyangwa yarabambuye. Ariko utuntu nk'utu ngutu kabisa abanyarwanda twitoze kujya mu manza cyane sibyo. Ikindi tworohereze na ribu. Ariko uzi kubona umugenzacyaha ari kubona umuntu w'umukecuru ufite imyaka ari kugufunga kandi bino bintu nibi bigahita ni bibi kubera ko biragenda bikagera no mu muryango n'abana be ikindi abantu bakuze birinde gusaza banduranye. Nta rugero rwiza uri guha abana bawe kuko barasiga amakimbirane mu bana. Uyu mukecuru byanze bikunze ubu nimba afite abahungu n'abakobwa bararitsira kuri uriya mwana niba afite abantu b'amacuti. Uyu muntu ntago yaroga afite uburozi urona atabumuha urandura imyaka no kuroga yaroga. Twegere Nyamasheke ariko ngo noneho ngo umusore yishe sera bana nduko ndi guseka ariko mu bintu bitari byiza mu bintu bitari byiza kabisa. Ngo bapfaga iki se? Ni uko ngo ni bya bindi ni umusore ivuze ngo ni bya bindi uvuze ngo iki? Ivuze ngo ni bya bindi wagira ngo ni ibintu bisanzwe bihari nyine bibaho. Ntabwo ari ibintu bisanzwe ni amahano. Ni amahano ntabwo ni kuvugisha amatama yombi. Naringize ngo ibintu birakomeye mu bushinjacyaha bwa hariya muri Nyamasheke ku itariki 8 z'ukwa 9 2025
umusore Nyamasheke yagize gutya afata se afata umuhoro aratemagura yakada aratemagura atema se umubyara ibyo bintu biteye ubwoba rwose aratema icyo bita gutemagura bapaga iki isambu ubutaka bari baryamye se hari mu gitondo bari babyutse umuhungu yaranyweye urumogi yari yasinze byari bimeze bite yari muzima uburyo abantu yitwa ndongo ibintu biri mu ntuzi ubu ngubu ibyaha byinshi biri mu ntuzi biri mu giturage kubera ko abanyamujyi bashishikajwe cyane no gushakisha icyo bita ubuzima Nyamasheke inkuru barabyuka bagize naho inkuru wayibonyera hariya ntabwo turi buyitindeho cyane icyo twakwibwirira urubyiruko abajeni bakiri bato kunagira abantu bamenya hariho ni muri Nyamasheke ni muri Nyamasheke niho nafashe ubwo twavuye mu Bugesera tugera i Nyanza leta twerekeza mu burengerazuba ubwo nuko twagiye rotorovizeri twerekeje hehe twerekeje rero muri Alaska aho ntabwo turava Nyamasheke Nyamasheke icyo twabyira urubyiruko n'abantu bakiri batoya si Nyamasheke gusa by'umwihariko abajene n'ahandi tumaze iminsi twumva abajene b'abanyarwanda dushingiye kwa aya mahano yabaye ku itariki 8 z'ukwa 9 2025 muri Nyamasheke aho umwana yatemye se ku mugaragaro asa kunshakira amazina n'amafoto twabwira abajene ku itegeko ubu ngubu icyo riteganya ku minani umubyeyi bapfaga 8 se nuko se atari yaramuha 8 cyane reka da cyane none se uyu musore yakora ubundi iminani baka ni iki bagiye bagakora yes hari iminani yavuye mu mategeko ra nuko ngo umubyeyi ashobora guha 8 umwana wabishaka ashatse ntiyanawumuha itegeko rirabimwemerera yaritwaye nabi ashatse yafata na Emi uri udufasha kuri kamera kamuha 8 ngewe yarambyaye akikomereza akigendera kandi simfune kubera ko itegeko rirasobanutse ahubwo abantu abajeni basore inkumi bagenzi bawe bacu twige tumenye iki kintu tugisobanukirwe dukura amaboko mu mufuka nta bundi burwayi bwo mu mutwe yari afite ntabwo dukura amaboko mu mufuka dukore ababyeyi nibabona ko dukeneye iminani cyangwa umutima nama we harimo n'ababyeyi bayitanga baduha iminani cyangwa baguha 8 niwe se bitane kuze Felicien niwe niko icyo kintu uracyumva ni hatari cyane reka tugende ubwo Nyamasheke yo naherukaga ngira ngo ni kuze Felicien bavugaga yuko ashobora kuba afite ibibazo byo mu mutwe ntago ari we ntago ari we kuko afite ibibazo byo mu mutwe ntago bamugeze imbere y'urukiko byashoboka wamugana reka twerekeze muri Alaska ngo rwadidanye hagati ya Amerika ndetse n'Uburusiya reka nze mbirebe nabyo uko bimeze ahantu nabibitse naho bigire ngo hari amashyamirana hari gucyamirana gukomeye cyane kw'indege za kuko Alaska wenda ikintu nyiziho urumva Alaska ubundi ni intara ya 49 buri Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyane ariko ikintu gitangaje kuri Alaska za ndege z'intambara Alaska ahangaha subiza inyuma dedo ahangaha niho nabonye abantu benshi hano yitwa Anchorage abayobozi benshi bakunda guhurira hano rero muri Alaska buriya Alaska nabonye ari ahantu Amerika ubundi Amerika buriya yahaguze miliyoni zirenga 7 z'amadolari kiriya kirwa indege z'intambara za Leta Zunze Ubumwe za Amerika US Fighter Jet zahagurukijwe ngo zitambike indege z'intambara z'Uburusiya zari zegereye Alaska umuryango ushinzwe kurinda ikirere cya Amerika NORAD watangaje ko indege ebyiri z'Uburusiya zo mu bwoko bwa Tu-95 long range strategic bombers hamwe n'indege ebyiri z'intambara zo mu bwoko bwa Cu-35 ziri mu gace kagenzurwa n'ikirere cya Alaska Air Defense Identification Zone
rero izi ndege z'intambara za leta zunze ubumwe za Amerika ubwo no bushotoranye ku Rusiya US fighter jet zahagurukijwe ngo zitambike indege z'intambara z'Uburusiya zari zegereye Alaska. Urumva wenda icyo navuga yego navuga yuko harimo nk'ikintu kimeze nko gushotorana ku Burusiya kubera ko iriya ntara ya Alaska ni intara bundi ya 49 ya leta zunze za Amerika none buriya ikindi kintu abantu batazi nubwo babona wenda Alaska bavuga ngo Amerika ariko buriya ikintu gihari muri Alaska buriya ni agace karimo ikintu cyitwa mu y'agaciro ubukungu bwo munsi y'ubutaka cyane ku buryo uyu munsi bavuga yuko ari na kimwe mu bigo bya gisirikare binini kubera ko buriya ni naho hantu ubanza ugera mu murwa mukuru urumva muri Alaska n'ubwato nta yindi ntara buriya nta yindi leta zunze za Amerika ushobora kuhagera unyuze mu mazi bakagira ikindi kibuga cy'indege kiba mu mazi kigoho indege 200 za buri munsi nuvuga ngo rero aho hantu hari ibyo bikorwa icya mbere cyo hari beza ya gisirikare y'abanyamerika nka leta yabo icya kabiri hari ibikorwa byabo bijyanye n'ubukungu cyane icya gatatu hari n'ibindi bikorwa byinshi cyane leta zunze za Amerika zakorera ariko Uburusiya nubwo anyuramo ngira ngo ongera ugarure inyuma gato ya Dido ya map ya Alaska urumva urabona hano hirya hari Canada ariko iyi Bering Sea urabona Urusiya hano buranga ndabureba yego urabona yuko Uburusiya hangaha na Alaska ni hafi n'ubundi nuvuga ngo ni nkaho iyi base ya gisirikare wenda nubwo ari leta ya Amerika ya 49 ariko babizi neza yuko Abarusiya bahora bacunga ahantu bahora bahacunga ibintu bihabera ikindi bakeneye no kumenya amakuru haturuka cyane kugira ngo Amerika byanze bikunze ahantu nuvuga ngo hano hashobora kuva intambara ahantu Amerika iri ntago habura ubutasi cyane byanze bikunze ntago habura ibikorwa bihakorerwa kandi Abarusiya nabo bakeneye kubimenya cyane ubwo rero kandi noneho wibuke ko ari ibihugu bibiri bigize gute by'ibihanganye urabona agace gacamo harya ibyo bitaga d'espère puissance urabizi wabimbwira ariko narabisomye warabisomye nuko ngo aba bagabo babiri Amerika n'Uburusiya hari ikintu babashaka gukora ku isi cyo gushaka gupezanya cyakuba umujandarume w'isi umwe akavuga ati ahangaha jandarume w'isi gutegeka kugira ngo hatazagira umuntu umutwara ubuhangange kubera iki nanjye nta kontorora isi nta kindi bapfa buriya rero ni byiza kubera ko hano hantu buriya Alaska nubwo ubona ariho banahuriye yaba Putin ndetse na Trump ejo bundi urumva zira ndege Amerika yahagurukije zari zigiye kwitambika iz'Uburusiya zari kugira ngo zitagera byibura zikaza kubona ibyo Amerika itaba yifuza yuko babona cyane kabisa ubwo rero ndatekereza yuko hatari buze gushyamirana wenda kundi kubera ko na abantu barabacungana mu kirere na abantu barabacungana mu mazi ndatekereza yuko bino bihugu bibiri uyu munsi bifite imbaraga ni super power biramutse bikozanyijeho isi niyo burya baravuga ngo aho harya ni ibyatsi nibyo ngo ahi inzovu zirwani ubwo ngira ngo abantu babyumvise M23 yamaze kohereza abasirikare warikare warikare benshi nabivuze mu kiganiro benshi cyane nta gahunda yo guhagarara kw'iriya ntambara ahubwo gahunda ni ugusonga mbere nicyo kimenyetso none se irimo urumva M23 iri gukomeza imbere cyari gusubira inyuma iri gukomeza imbere kubera ko iri kongera imbaraga urumva ikintu gihari yego nuvuga ngo muri teritwari ya Warikare yego hari ibice bya Ihura buriya muri groupement ya Kisimba bano basirikare berekejeyo ndetse muri groupement ya Kisimba hariya mu gace ka Ihura yego nuvuga ngo ingabo za M23 ku cyamakuru namanyi cyitwa Actuality cyabitangaje yego ibikoresho ingabo nyinshi usibye aka gace kuko hari n'agace kitwa Mpeti Minjenje ndetse nayo yitwa Maremo abasirikare ba M23 bamaze kuhagera bavuga bati kubera ko hari amakuru avugwa yuko FRDC ndetse na Wazarendo yego n'abarundi n'abandi nabwo n'abacanshuro bose bayishyigikiye bashobora gutera muri biriya bice abaturage bakaba bakwicwa cyane yego rero ahangaha mu by'ukuri nk'uko amakuru aturuka mu baturage bo muri kariya gace bivuga imodoka zaturutse ahitwa Kikuku muri Rucuru zageze mu gice cya Barindu
zikaba rero zari zizangiye mu by'ukuri abarwanyi hamwe n'ibikoresho byabo bya gisirikare. ubu ngubu ahitwa Pinga wakomeje kubera imirwano mu by'ukuri yo guhangana n'abarwanyi ba Wazalendo bifatanyije n'ingabo za FARDC n'umutwe wa M23 ushaka kwigarura nyina ku gace muri rusange. Ariko ejo bundi nabonye M23 ubuyobozi bwabo buherutse gutangaza yuko bugiye guhindura ibintu mu bijyanye n'imiyoborere myiza n'uduce igenzura mu rwego rwo gufasha abaturage nyine bari barazajwe n'imiyoborere mibi ya Kongo. Ndatekereza yuko abaturage bari hariya ashobora kuba ari amahirwe yo gutabarwa na M23 burya n'ubwo intambara iba ari intambara, ariko byibura bahageze abaturage abanyamurenge abatutsi batuye muri biriya bice havuga ikinyarwanda. M23 hageze ndatekereza yuko byibura bya bikorwa bibi bya Wazalendo byo kwica abaturage ndetse no kuba bamwe bavanwa mu byabo. Nari kubwira uburyo bamwe bagiye bahabwa iminsi yo kuva mu duce barimo. Tekereza ko byibura M23 yatabara. M23 yatabara kandi uko ibyo aho biri kugenda ishyira abasirikare ni n'ikimenyetso cy'uko nta gahunda ifite yo gusubira inyuma. Ariko ubundi icyo nakubwira Rutambi, igihugu iyo cyamaze kujyamo ruswa, cyamaze kugira igisirikare kidashoboye, cyamaze kugira igipolisi kimeze nk'amabandi, igihugu cyamaze kuba uburenganzira bw'ikiremwa muntu butubahirizwa, ahantu igihugu kirimo akajagari, igihugu kimeze nkaho ari Django Ruruzi uzi icyo ari cyo, ni igihe akantu karuta kandi kakamera. Uriya mu ishyamba inzovu ni intare irgisha ishika ry'ibyatsi, icyo cyura cyumva ubwo buze nta rukiko ruba mu ishyamba, yani Django Ruruzi cyane rwose nta mategeko y'ishyamba. Nuko ngo inzoka irya imbeba ikarya ijeri, ari ndi Django Ruruzi. Igihugu cyatangiye kuzamo ibintu bimeze nk'ibyo ngibyo, bihabyazemo akajagari. Kuriya byanze kumvuga, wari wabona umupolisi yambura umuturage inkoko, wari wabona igihugu kirimo umusirikare ashoreye ihene. Ndishane harana yabonye gusa cyane mbibona muri Kongo, nta handi ku isi ibyo ari byose wenda umuntu abe yitwa wenda umusirikare w'igihugu cyangwa umupolisi. No kuvuga ibyo byose iyo byamaze kuza mu gihugu, abashoboye kuba bakwambura icyo gihugu nta mategeko, nta burenganzira bw'ikiremwa muntu. Kandi warabonye abajenerali birirwa bakatirwa, abajenerali hari barakatirwa n'urwo gupfa. Ariko se nubwo bakatirwa ari amategeko ubona uyizeye, ariko nawe minisitiri baramukatiye. Ntago bira byo bigaragaza yuko amategeko hari ahantu akora. Kuri M23 nibikire ku murongo. Ejo ngo ushoboye wese icyo gihe igihugu cyagenze kuri akwambura igihugu. Uri umuntu ushoboye ntago igihugu kimwambura. Uko kirinda umuntu ushoboye ntago igihugu bakimwambura. Akoresha strategy zose akazibira ahantu hashobora kuva icyuho, haba mu makuru, haba mu bushobozi bw'ingabo, haba mu mafaranga, haba mu bushobozi bw'ubigendanye n'ubumenyi bwo mu mashuri. Agerageza akaziba icyuho cyose cyatuma umuntu akwambura ubuyobozi no gufata buri y'intara imwe, kuba ari ugutsindwa kw'igihugu. Ukumva umuntu araje afasha akagari konyine, unaniwe kuhamukura ahamaze icyumweru. Ujye umenya ko burya n'umuntu nagufatana akagari mu gihugu cyawe, akagari konyine, ukananirwa kukamukuramo, ukwezi kugashira, amezi 2 3 agashira, uzagira ubwoba burya n'intara ashobora kuyigufatana. Nguko rero M23 iracyakataje, iracyashaka kurinda mu by'ukuri abaturage bakomeje guhohoterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, FARDC ndetse na Wazalendo n'indi mitwe bafatanyije. Ngira ngo ane makuru turabagezaho nta kibazo. Hano niho iwabo amakuru, ni wabo amakuru kandi turi kumwe. Dushimire cyane na Emi yego na Diedone hariya ku buhanga bw'ibyuma. Diedone mwakoze ku buhanga bw'ibyuma, n'abasore beza cyane.